Ndabasuhuje mbifurije ikaze bakunzi ba MC Kabosi Empire. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mwagize weekend nziza. Umunsi w'ejo kujya mu mirimo igiye itandukanye, nikababwiye ntimuzagire icyumweru cyiza kizabahire ibyo mukora, imirimo yanyu yose mwereke muzerekeza amaboko rwose izabagendekere uko mubyifuza, nubwo turi mu dufite ibibazo, nubwo turi ku ngoyi ya FPR inkotanyi killing machine, aho rwose tubona yuko ibintu bimaze kuba agaterera nzamba. Ariko burya umunyarwanda cyangwa se bahanga baravuze bati iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. None ntirugiye kurangira gusa, ahubwo rwararangiye. Abantu mwese mudakunda Paul Kagame, abantu mwese mutavuga rumwe na Paul Kagame, abantu mwese mu mwanga, ukaba ugifite akazu kawe rwose aho ngaho kameze neza utabamo, wari warubatse uvuga uti mbo akangaka nzajya nkakuramo udufaranga two kurihira abana, bukameza neza. Tugiye gutaha za none zihamagara ngo intera hamwe zo zibera mu mashyamba, noneho tugiye gutaha mu gihugu, tugiye gutaha. Igihe cyo gutaha cyageze. Niba abanyeshuri bo ubwabo basigaye bavudukana b'abasogosi, buri munsi turi kumva inkuru zitangaje mu basogosi, buri munsi turi kumva inkuru zigiye zitandukanye. Abasogosi ba Paul Kagame none barimo barakozwa hirya no hino na Paul Kagame ubwe atagiye inyuma rwose. Ubu kugeza kuri iyi saha ntabwo babuze ayo bacira nayo bamira, umugani wa Mwemayire, ntabwo bafite aho berekeza. Ubwo rero mbabwire nti baturage, nubwo mubabaye rwose, yego murababaye, ariko ni iby'igihe gitoya, kandi igihe gitoya cyane cy'abarokore baririmba imyaka ikarindwi ishyira ari ibihumbi, mukiririmba ngo hasigaye igihe gitoya imibabaro igashira. Ndababwira igihe gitoya gishoboka. Ingabo zo kutubohora, zo kudakura mu maboko yaba abagambanyi y'abasogosi ziriteguye rwose. Igihe gisigaye ni gitoya cyane, ni mwihangane. Reka twinjire mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu turagihera mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano irakomeje, abaturage baracyabura ubuzima, abandi baracyakurwa mu byabo, abandi baracyakozwa hirya no hino, ntaho bafite werekeza, bitewe byose n'intambara Paul Kagame agenda yazanye mu burasirazuba bwa Kongo. Aho bigeze ubu ngubu, Paul Kagame sinamurenganya, nanjye ngeshejwe nk'aho agejeje, ibyo ari gukora nibyo nakora. None se nawe mumbwire umuntu bamenyereje gusa kurya adakora, imyaka 30 yose arya adakora, yarira ni dimwe, bakamuhereza depo yose, yarira ibishyimbo bakamuzanira akamakamyo n'akatari amakamyo, yarira ati mwiciye ndashaka kunywa amaraso ya runaka, gahora ako kanya babikoze mu bazungu kandi nta ngaruka ntaki. Ubu none mwibaze isaha bamubwira bati noneho bya bindi byose twaguhaga turabihagaritse, icyo tukwemereye ni ibishyimbo, kandi ibyo bishyimbo nabyo ugomba kubihinga. Ubwo wewe se wabyagenda bite? Wakomeza ukajyayo ku ngufu muri Kongo? Uriya Paul Kagame akazi kiwe kari ko kujya gucukura amabuye muri Kongo agahereza abazungu bamwe bakamumenyera buri kimwe. Uyu munsi rero uwahekwaga arimo arigenza. Uyu munsi barabwira ntabwo tugikeneye kugutuma muri Kongo, ubu dusigaye twigererayo. Icyakora wenda icyo tuzagukorera kugira ngo tuzajya tuza gutunganyiriza aya mabuye iwanjye gute se? Nawe urwo ntabwo wabyemera. Imari wajyaga kuyizana ukayihereza umuntu, none ariko kubwira ati reka yamwe ntabwo nzongera kuyigutuma, nge nzajya njya kuyizanira, nyizane mbe nyicumbikishije aho ngaho gusa, kubera ko n'ubundi wabaye igikoresho cyanjye, nongeye nyifate nyijyane, kandi ibyo naguhaga byose sinzongera kubiguha, kubera yuko akazi karakunaniye. Paul Kagame rero ibyo kubyumva byaramunaniye, aravuga ati aho kugira ngo mve muri Kongo none ngiye kujya nigirayo ku mugaragaro, aho kugira ngo mveyo napfirayo. Niko kubona nyine
ibi byose birimo biramubaho, yabuze ahagana, yabuze aho yerekeza. Muri Sud Kivu, Sud Kivu ni imirwano yabaye rwose ahitwa Katana. Wazalendo yateye abasogosi ba Paul Kagame RDF M23 killing machine, bamaze kubatera rwose barwana inkundura, barwanye bikomeye cyane, ndetse abasivile 4 bahatakarije ubuzima, abasirikare 8 ba RDF killing machine bapfuye, ndetse abagera ndumva ari kuri 7 bafatwa mateka, barabafata barabajyana. Byagenze bite? Ni imirwano yabereye ahitwa Katana muri Sud Kivu. Aha ni Wazalendo yari yateye aba basogosi kugira ngo rwose ibakure muri bino bice. Ibi bice byo muri Sud, Paul Kagame kugira ngo kubikontorora byaramunaniye 100% pe, byaramunaniye. Wazalendo bajya bagira bacya rwose bakinyabya mu kanya nk'ako kwiba, bakaba barazitsibuye, bamara kuzitsibura zitabona umusada, tamnika support ngo baze abandi bari mu bindi bice baze binganganye wenda babashe guhangana. Wazalendo tayari ikabira zitsibuye, yamara kuzitsibura rero ubwo ibibazo bikaba birangiriye aho ngaho. Ariko aha ngaha siko byagenze, nubwo habayeho uku gutera kwa Wazalendo, nibyo yaba hasa umuriro, barapfa, abandi bafatwa mateka, ariko baje guhamagaza ramforo zivuye mu bindi bice bitandukanye. Abandi basogose bari hariya muri Sud Kivu babasha kuba benshi. Wazalendo babonye babaye killing machine zibaye nyinshi, bagira gutya baranyomboka barigendera, ariko nyine urumvikana basize bakoze akantu. Bamaze kwigendera rero nuko basiga abo basogosi, ariko abangaba bagera muri abo bafashe, ndumva bo bose bahise babajyana, babatwaye, nta numwe basize, babajyanye. Abapfuye nyine ubwo bari bapfuye tayari, abaturage bahunze bavuye mu byabo barirwanka kubera iyi mirwano yari irimo irabera aha ngaha. Wazalendo rero bahise bagenda, bagiye kwitegura bazagaruka n'ubundi, kandi simpamya ko nibagaruka nabo bazagaruka ari bakeya. Ni ukwiyunganya bakihuza bagakora bakaba benshi, none bagakora igikorwa gifatika. Abo Wazalendo mbibutse ko nyine n'abakongomani n'abaturage bavuga ati ariko ubundi twipime turebe izi killing machine zirimo akantu. Tayari rero ni imirwano yabereye aho ngaho, ariko ibi nubwo byari byabaye byo gucya RDF killing machine ntabwo byarangiriye aho ngaho, ntabwo birangiriye aho ngaho. Hariho n'ibindi bice rwose yumva ngo ishaka gukoramo akantu, zabaza Bambo, zaba za Bukombo, naho ntabwo wenda bamerewe neza, ariko kugeza kuri isaha bari gutegura uburyo kingo bwose bashobora kugenda kwinjira pinga. Barashaka gutegura uburyo ki bashobora kugaba ibitero za pinga, naho bakabasha kuhigarurira. Ibi ngibi bigiye kuba nyuma yaho RDF M23 yikuye mu masezerano ikava muri Katari, bagasuzugura shehe, bakamusuzugura bitwaje ngo ibyifuzo ngo bya Kongo byo nyine nibyo biri kubahirizwa. Mwagira ngo mwibahirize ibyanyu mwebwe mufite igihugu, ko mwebwe mugomba gukurikiza amategeko, ko mugomba kumva ibyo babasaba kugira ngo nyine ibyo mushaka kurwanira byubahirizwe, cyane cyane ko kugeza ibi ngibi byamaze kugaragara ko ntabyo mufite murwanira. Ubu rero bari kwikura mu biganiro bakavugamira ko bagiye kurwana. Bishatse kuvuga ko biyizeye mu mbaraga za gisirikare, bishatse kuvuga yuko biteguye, bambariye urugamba rwose bagiye gutera. Terwa icyo dusigara twibaza n'ikintu, ese bafite bwa bushobozi none bagiye kurekura indege, tujye tubona indege z'intambara ziva Kigali zigenda zijya muri Kongo? Ese tugiye kubona indege z'intambara ziva muri Kenya? Ese tugiye kubona indege z'intambara ziva muri Uganda zikirukanka? Ndumva mu mpera z'umwaka washize nibwo twabonaga ngo Sukhoi cyangwa se indege z'intambara muri biriya kirere cyo hafi y'umupaka wa Uganda na Kongo. Ese tugiye kubona Museveni nawe yera uravuga ati
nta kundi nanjye ngiye kururwana, yoherezemo indege, yoherezemo bya bitwaro biremereye za sabasaba zongere zihaguruke, kuko ibi ngibi ni ukwemeza yuko bihagije mu bya gisirikare, bagiye kurwana bo bishakire amahoro, bayashake bo ubwabo nk'abanyarwanda barimo bararwana muri biriya bice. Ibi ngibi rwose tuzaba tubireba. Tujye kwa Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe tayari ubu ngubu rwose yamaze kuba umuturage usanzwe nk'abandi bose, yamaze kuba umuturage nk'abandi bose. Byaba byo kuvuga ngo yabaye perezida, ibyo babimuhanaguyeho, bisigaye mu mitwe gusa, ariko mu mpapuro no mu mategeko reka tayari byararangiye. Uyu rero rwose aba urugero rwiza rwa Paul Kagame, aba urugero rwiza rwa Paul Kagame rw'umuntu wabaye perezida ariko agapfa ari umutindi, agapfa ntacyo yigejejeho, ari imbwa, ari uwo gusabiriza. Uyu Hippolyte Kanambe nyuma yaho agereye muri M23, umwuka ntawo wabaye mwiza, umwuka ntago wabaye mwiza habe na gatoya, haje mu mwiryane, ariko mu rwego rwo kugira ngo arebe yuko bashobora nko kubihagarika cyangwa se kugarura icyizere, ashaka gufata Uvira kugira ngo byibura yereke M23 cyangwa se n'abandi n'abasebuja yuko rwose hari ikintu ari gukora, kugira ameze ko yifatanyije nabo koko ariko kimuzanye. Ariko ibi ngibi ntabwo bishobora kumuhira. Abakongomani bamaze kwisobanukirwa, ngira ngo twabetse Wazalendo arimo aravuga ati ibyo twakoze twarabikoze, iyi saha ntabwo dushobora kugambanira igihugu. Tayari inote barazirya kandi bagakomeza bakiyubaka kugira ngo bakubite izi killing machine. Ese izi killing machine zamenyereye kujya mu bice ufata ibice zitarwanye, zitanze amafaranga gusa kugira ngo bazibererekere zitambuke, zikaba zikuye mu biganiro zigaragaje yuko zifite imbaraga zo kurwana. Izi mbaraga ni izo z'ibikoresho navugaga, cyangwa se ni amafaranga barimo barashaka uburyo bazajya baca mu Wazalendo no mu FARDC b'ibifobagane, cyangwa se ba bandi biwe yasizemo, cyane ko nabo bagererewe rwose babahanduramo. Ese bizakunda? Ntabwo bizakunda. Tayari rero Hippolyte Kanambe akimara gukurwaho ubwo budahangarwa bwose, abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahise batanga ibirego byo kurega uyu mugabo. Mbese uyu mugabo ibintu azabyikuramo, ari ukwica abantu, ari ugushimuta abantu, ari ukunyagama imitungo yabo nk'uko Paul Kagame abikora. Niyo mpamvu navuze nti Paul Kagame abonye urugero rwiza rw'umuntu w'umuperezida, ibigiye kubimubaho nawe bizaba byaramubayeho. Rwose uru ni urugero rwiza rwa Paul Kagame, aho umuntu wabaye perezida agiye gupfa ari umutinde nyakujya. Uyu tayari yamaze kugezwa mu nkiko n'abaturage b'icyo gihugu bo ubwabo. None mwibaza ko bataramufata ngo bajye gupima DNA ziwe neza, n'uwo yita kwa Rise, barebe ko se koko aba bantu baravuga se uyu ni umwana we cyangwa se we. Hippolyte Kanambe rero kuva ibintu yabyumva, ntabwo ari kuva muri Kigali. Ese Kigali yo izamubika igihe kingana iki? Cyane cyane ko Kigali tuyizi neza ibyayo, ko iyo imaze kukunyunyuza ihita guta. Uyu mugabo azerekeza he? Ntibamara kumumaramo udufaranga twose, cyane cyane ko na leta ya Kongo nayo yatangiye gufatira bimwe mu byahereza uyu mugabo amafaranga. Usibye twa dufaranga bafite hanze, yaragiye atsimba hanze, yagiye arimo arakoresha, ariko nk'imitungo y'imbere mu gihugu tayari yamaze gufatirwa. Hippolyte Kanambe rero tayari akaba ari mu mazi abira. Kandi uyu Hippolyte Kanambe ntabwo yemerewe kujya imbere y'itangazamakuru, cyangwa se nta gitangazamakuru cyemerewe kumuhereza interview. Na hano iwacu kuri Musika Boss y'Impaya ntidushobora kumuha interview. Icyakora ubu hasigariye kuri social media twatuciri dufite 5,000 subscribers, 10,000, kandi nabyo ibiganiro by'ubumva ntabwo ushobora kurebwa n'abantu benshi. Abantu bukoresha imbuga nkoranyambaga ibyo murabizi, ntabwo ari ibyo mbabwiriza. Tayari rero uyu mugabo
udafite uburyo bwo gukora propaganda ziwe, utemerewe kujya imbere y'itangazamakuru, agiye kuzamo umu content creator nkatwe, niho bizakunda. Mwibaze umuntu wari ku rwego rwo kuba perezida, iyi saha ntakaba nta n'ikinyamakuru gishobora kumwandikaho, nta gitangazamakuru ashobora guhamagara avuga ati muze ndashaka icyo nshaka kubwira abaturage, ibi saha akaba atabyemerewe, ari ukwitabaza aba youtuber nabo nyine yihisha ari iyo ngiyo, bakajya kumufilimira i Kigali. Dore ko ubu ngubu no muri Goma rwose ntahamye yuko ashobora gupfa gukandagirayo uko yiboneye kose, nyuma yaho umwuka utameze neza hagati muri bo, ntabwo bihagaze neza, ni byinshi cyane batari kumvikanaho. Tayari rero ubwo ibyiwe rwose bimaze kuba agaterera nzamba. Twigire kwa Paul Kagame, twigire kwa Paul Kagame. Kwa Paul Kagame ameze nk'akamarimari. Iwacu twakundaga kuvuga ngo ni umugore wariye imbuto mu gihe kitabira, cyo kugira ngo ajye aho gufata imbuto ngo ayijyane mu murima, ahubwo we arayirya. Ubwo rero ngo abantu beza akamarimari bitewe n'aho muri sinzi uko mushobora kubyumva. Ubu Paul Kagame yabuze ayacira nayo areka, nyuma yaho bamwirukaniye mu muryango, bamwirukanye rwose mu muryango w'ibihugu w'ubukungu w'ibihugu byo hagati muri Afurika rwose, bamaze tayari kumwirukanamo. Biriya twabonye bivugisha i Kigali ngo bibawikuyemo, ntabwo bishoboka. U Rwanda nirwo rwari rugezweho kugira ngo rubashe kuyobora uyu muryango, ariko kongera avuga ati reka ntibibaho umuntu utubuza umutekano muri aka karere, ni gute inama z'ubukungu zizajya zibera iwe. Kandi si ibyo gusa, Paul Kagame nawe ubwe u Rwanda rwe none rwagiye inyuma y'ibihugu bikennye, n'ibihugu bitindahaye kugeza kuri iyi saha. Ivyo byo bitarenzeho, arashinjwa kwica abakongomani bagiga mu mamiliyoni, akarere yarakazambije. Ibi rero Kongo yavuze iti reka uyu muntu ntabwo ashobora kutuyobora. Uburundi nabwo buravuga bati mukaramuka mwemereye uyu mugabo akatuyobora, cyangwa se iki gihugu kirimo kutubuza amahoro kikaramuka kiyoboye uyu muryango, mwumve ko natwe uyu muryango duhita tuwusezereramo. Ibindi bihugu byose rero nabyo biti natwe nuko tugomba kujya imbere n'inyuma y'u Burundi, tugomba kujya inyuma ya Kongo tukayishyigikira, tukayishyigikira rwose. Ubwo rero tayari iby'uyu muryango wa CER ibyawo byarangiye. Paul Kagame bamwirukanyemo, nubwo nabonye bavuga ngo ni wikuyemo, ariko si we, kuko ntabwo ari uwo kwizerwa. Uyu mwicanyi ntabwo yakongera kuyobora abantu. Ibi ngibi ibya bindi yigiraga abazungu nababwiraga mbere haruguru, ari kuririra akantu kamwe bakamumenera amadepo, iyi saha ntabwo bikunda, baramurekuye. Uwo hekwaga arimo arigenza. Nizo Paul Kagame basigaye bashogoza bakamubwira bati ntabwo twikwemereye kuyobora, bakakwirukana mu nama, nawe uri perezida ugahaguruka ukirukanka ukagenda. Wagera i Kigali ubwo ujya kwikwarakaza ukikubita mu gatuza, ukikomanga mu gatuza. Iwacu mu makarisiye twabaga duhara abantu twabaga tuzi bagira urusaku rwinshi cyane, akagucungura nko mu nzu, akajya ku hariya hakurya ku kandi gasozi, akagutuka ariko yakubona usohotse ntumenye ahanyuze. Paul Kagame nawe amaze kuba nk'abo bantu, yaje aratubeshya ko yikuyemo. Nduhungireho rero aje arabihura, avuga yuko ngo Kongo hari ibintu byinshi yangirije, ngo u Rwanda rero ngo kuba ngo rwari rugiye kuwuyobora, ngo rwasanze ngo rwari rugiye kwikorera umutwaro utari uwarwo. Umuntu tukibaza, nta mategeko abigenga? Ese uwitwaye nabi, ese uwo niba ari uwarigitishije imitungo, ese niba ari uwakoze ibindi byaha bitandukanye mu gihe yari ari ku buyobozi, nta mategeko ahari agomba kumuhana kugira ngo ugiye kumusimbura bitazamujya ku mutwe? Duhungirehe rero ibi ngibi yaje kutubwira rwose ni uko turimanganye. Ibi byose muri kubona kandi birimo kuba,
biri kuba nyuma y'aho dutegereje ko kuri 15 Nduhungirehe agomba kujya gusinya amasezerano i Washington. Agomba kujyayo nta kundi, ntabwo yakwanga kujyayo. Paul Kagame yamuniga, ntabwo yakanga kujyayo. Amerika aho ibagejeje barahazi, ntabwo bakwanga kujyayo. Ntabwo ari nka byandi twabonaga bigira muri Angola. Iyi ni itegeko ko bagomba kujyayo. Ese bizasiga iki niba no muri bya bijyango bya hano hafi wacu batangiye kumutera utwatsi, batangiye kumwirukana mu manama, batangiye kumukumira, avuga ati wowe uri umunyabyaha, ntabwo ibitabo ugomba kubikoraho. Paul Kagame ejo byamugendekera bite? Ikintu cyo nababwiye ati mbabwira twatashye mu minsi iri imbere mike idatinze, turaba turi imbere mu gihugu. Turaba turi imbere mu gihugu rwose. Ababyina ku mubyiyo, abantu bashaka guseka inkotanyi muzisekumu, abantu bashaka kumwaza inkotanyi muzimwaza ubu, abantu bashaka kuzishima hejuru ni mu bikora ubu ngubu, kuko igihe cyazo cyarangiye. Mu minsi idatinze rwose tugiye kuziburira irengero. Mubaze Paul Kagame wahoraga yishize imbere, ubu ngubu asigaye abebera no muri babandi ba hano muri Afurika yajyaga yirwa yaragize agatobero. Iyi saha ntigikunda, basigaye bamwuriraho indimwe akirukanka akava mu nama akirukanka. Mbese mwebwe intore murumva ari iki gisigaye? Paul Kagame murumva arahagana? Paul Kagame murumva hari andi mahirwe afite? Inkotanyi rero ukuntu ari ibicucu, umuntu azigiriye n'inama nta nubwo zishobora kuyubahiriza, ni impaka ngo zipfe zose zishira. Mukuru arindagira zitaramutera ifuni, twajyaga tubimubwira tuti abo bantu uvugira, abo bantu ukorera bazagutera ifuni, akanga kutwumva. N'abandi ndetse n'abandi n'aba bantu Nduhungirehe nabo niko bizarangira, n'abandi n'aba Evode bose bariya mubona niko bizarangira. Mwabonye ko batangiye no kwiha wa musaza wivugira makeya rusa. Mwabonye ko batangiye ibibazo umuntu nka Sadate yandika akavuga ngo uyu ngo ni Mugesera ngo wagarutse wa kabiri mu Nkotanyi. Mwumva icyo bishatse kuvuga? Inkotanyi ntizishaka umuntu uvuga, Inkotanyi ntizishaka umuntu umenya ubwenge, Inkotanyi ntizishaka umuntu uvuga ibiriho, Inkotanyi zishaka umuntu uvuga akarengane k'abaturage. Inkotanyi yo gusa zishaka umuntu uzivugira ko bamake. Niba bitari ibyo zirakwica. Nk'uriya musaza muramushaka iki? Ibyo avuga ko ari byo, muve mu burasirazuba bwa Kongo, muze imbere mu gihugu, muze mwemerere abanyarwanda ibyo mwabakoreye, mubasabe imbabazi, mujye mu nkiko, bagizwe abera mu babere, abandi mwemere mu kibwe akanyafu, mwemere mu kagonyori, uve ku butegetsi. Muhamagara abanyepolitiki babwira ati mbo byarabaye yego, ariko narakosheje nkuyemo akanjye karenge gaho, mufate igihugu mugishyire ku murongo. Ariko ngo atakiyoboye mpaka apfuye ngo cyangwa se bakimutsinze hejuru, ntabwo yaba abaye umugabo. Uraba umugabo ute noneho no muri Afurika naho mu bihugu bitarenze 10 barimo barakuvuga ugahita uva mu nama ukirukanka? Mbese uzabaho ute ko wamenyereye kurya udakora na bya bindi nahereyeho? Kudashoboye guhinga, amasambu yose mwayahaye abazungu, yandi mwarayajyanye, sinzi ibyo mwagisha, yandi mwashizemo bya bivaruganda byanyu. Nta muturage ugihinga akantu, nta muturage ugigoyeka. Birabagendekera bite ko turaza kubona mu minsi iri imbere n'umurugero muri kuva mu kirukanka ku musozi? Ubwo rero tayari iby'inkotanyi rwose bigeze mu marembera. Mu minsi mikeya iri imbere rwose abaturage nkeka yuko baraba bishimye, abambuwe ibyabo bagasubizwa ibyabo, buri muntu akongera akabaho yishimye kuba mu gihugu. Ibi bintu byose biri kuba bidasanzwe bikongera bigahagarara, tukajya tumva ngo abanyeshuri bakwisa abarimu. Nuko ibintu bimaze kurenga ubwenge bw'abaturage. Nibaza umuturage, umubyeyi uri mu gihugu uvuga ati igihugu mundangire igihugu gishobora kuba ubuhungiro, kuko u Rwanda ndabona runaniye.
baraje bakuye ibiryo ku ziko barabijyanye n'amasafuriya. Hari umuyobozi, igihugu cy'umwanda, abantu b'ingegera gusa, kuyoborwa n'abantu b'ingegera gusa, tutazi iyo baturutse, tutazi uko bigenda kugira ngo abantu nk'abo ngabo batuyobore. Tayari rero ibyo ngibyo byose ni iby'igihe gitoya, mpamya yuko rwose bigiye kurangira. Reka rero mbashimire mwebwe mwese twabonye muri kino kiganiro, tuzongere guhura ku munsi w'ejo, ariko nimbarabwire nti mukomeze mukore subscribe, murayikinga ibiganiro byacu, mubusharinge, mukomantinge, muduhereze n'ibitekerezo, ndetse rwose mu minsi iri imbere nagira ngo mbabwire yuko ibyizi killing machine biraba byageze ku musozo. Ndabakunda cyane rero, mwari kumwe na Kabosi, tuzongera guhura ku munsi w'ejo, maze babwire nti mukomeze kugira ibihe byiza.